sinzi ibintu navuze sindimo kubyibuka ariko ndibuka ko hari ukuntu byakomerekejeho gato de Ben ejo bundi wabonye Rayon Sport ikina na Bugesera bayiba penalty ku buryo bugaragara cyane iyo yose ni imisifurire mibi zaranyeganyeza uyicana nanga abasifuzi bose bari bahegereye bareba barangije ngo nef ntacyagiye ndavuga rwose iyi misifurire yacu ejo bundi ubona Bedi bakina na Bugesera baramutega bigaragara ko ari penalty umusifuzi arapeta babyita gupeta mu giswahili ati tugende dukomeze akakubwira ngo murega ngo igikombe ndabizi ngo ni iki ikipe kandi ubivuga wenda n'umunyamakuru kamaze utise kuki kumva ni na factors aguhaye ntizifatika yewe niyitaye ku bya super manager ngo yaguye yakoze impanuka baravuga ati ducuruze cyane twunguke ntibitaye ngo kuri super manager tumubonanye na Emery Shanga kandi wenda yanawe n'umufana wawe mwanahuye ngo buyo babonye ibyago niho barira ntabwo urumva nta gangster tujya wangwa yangwa n'amasinici ariko amagangster yose ku muhanda burya kunda gangster nubwo umuntu akubwira ngo cya super ndacyanga mani ngo kiriyemera mani kira gitipe kiravuga abari idaki ni idaki bara n'amasinici ariko ubundi igi yose igi ibigomba kubikora bad boy turanuwacu yes mwite super manager bad boy twibereye muri diaspora stop center ibintu byose ariho bibera 5 kuri 5 ariko kandi twiganira amakuru y'abavugwa hirya no hino mu isi y'imyidagaduro mushimire wowe barakoze subscribe wana natwe umunsi ku wundi ariko kandi super manager nawo mukurikira kuri super manager vibes banza uterekemo ikivugo cyawe nicyo duheraho ikivugo nyirabona cyo cyane ashyushya urabona ko imvura mvana imeze nabi aramutse ikintu cyitwa imvura y'urubura ariko burya ngo imvura n'umugisha cyane the game changer bad man president of the street ambassador of the ghetto voice of the money, the best of East Africa, at the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong super manager, the King Kong, yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from a victim to the champion, Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, Library, king of social media, super managers in the building. Matora Dodoma is everywhere. Madiamanes ujame Matora Dodoma. Nuvuga ngo ngiye gusohoka usohokere iwabo w'ibyishimo aho bibera muri Kigali n'ahandi ni diaspora stop center Kabeza. No hagezweho ubu ngubu cyane kabisa yitwa super manager rero nibo tujye kuba twiganira super ni byinshi bivugwa yaba muri sport yaba mu myidagaduro ari mpamvu bariswe super nuko ibyo bintu byose uba ugomba kubinyuramo kandi ukabicamo neza ukagira ibyo utangaza bitandukanye n'ibyano bibwira mu minsi ishize ribwo witwa Kenisi nyiri Radio TV1 akaba perezida wa Gasogi yatangaje ko abanyamakuru ba sport bimwe mu byo bakoze ngo mbere y'umukino wa Gasogi mbere y'umukino wa Bugesera ndetse na Rayon Sport naho bitane n'ibyaro mu Bugesera mu namwe munyamakuru barabyamaganiye kure ndetse witwa Sam Karenzi asaba ko Kenisi ngo yakitaba riba gasobanura ibyo yavuze ubivuga hiki super narabyumvishije n'ibyo uvuze byose narabyumvishije ari ibyo Sam Karenzi yavuze ari n'ibyo my brother Kenisi ari n'ibyo also my brother Karenzi yavuze bariya ni n'abavandimwe banjye bombi kandi n'abantu duhurira muri iki gisata nk'uko wari ubivuze cya siporo cyane cyane cy'umupira w'amaguru buriya rero usesenguye ibintu Kenisi yavuze wenda nuko hari abantu nanjye ubwanjye nari navuze nese Kenisi ko yavuze biriya bintu akavuga ngo itangazamakuru asa nk'aho ari nenga ngo ni rutwitsi ngo rikuza ibintu cyangwa se rigatuma mu cyongereza hari ikintu bita ngo ni hot air ibihuha ibihuha mu kinyarwanda tubyita ibihuha rumors kabikujije cyane bikaza noneho gusa nkaho abantu bashobora kubirivinga ko ibyo bintu ari byo binasenya koko umupira ariko buri itangazamakuru naryo haraho ryafashije nawe Kenisi urabona cyagiye Kenisi bamutsinda igitego bagitereye muri penalty kandi ari igitego bakacyanga nako bagitereye muri centre ngire ngo uri ku mupira wavuye hafi muri centre ukajya mu izamu refa kawanga itangazamakuru yo ridafata ari amashusho ngo baze gukora review bavuge bati ko ku ikipe ya Gasogi yibwe
ngire ngo nawe yari babihombeyemo kandi bari buvuge ko gukomplaininga kwe cyangwa se kurekarama kwe nta kuri urakoze gufite cyangwa se biri inyuma kenisi kubivuga rero yabivuze ari nk'uburakari bwo kuvuga ati abanyamakuru hari abakuze ibintu bitari byo iby'amarozi na za ruswa cyangwa se n'ibindi bibera mu mupira bakavuga bati abantu baribwa abantu bakagenda bishyizemo ko bari bwibwe ndetse n'iyo umusifuzi yasifura wenda ibiri byo bakavuga bati kwiba ntabyo nako bati kwiba byabaye kandi wenda bitabaye ntabwo rero namurenganya cyane abo banyamakuru bake si bose bashobora kuba babaho kuko impamvu yavuze ko impamvu nanjye mvuga ko babaho hari igihe ndaguha nk'urugero hari nk'igihe ugira gutyo ugahura n'umuntu hanze akakubwira ngo murega ngo igikombe ndabizi ngo ni iki kipe kandi ubivuga wenda ni umunyamakuru ukamaze utise kuki kumva ni na factors aguhaye ntizifatika ariko kumva ko ari ibintu yamaze kugira gutyo gushyira mu mutwe methodology byamaze kujya munuza mu bwonko ubwo rero ikintu navuga ntabwo ari bose ariko hari abanyamakuru b'umwuga turabafite mu Rwanda banavuga ibintu bikabaho kandi tukanabibona urugero niba umunyamakuru avuze ati vision nk'ubu ikipe yanjye ya vision mvugira mfite Rayon Sport muri weekend yaramanutse ariko imanuwe n'iki nari nanavuze nti ubwanjye ninjye watangaje ndavuga ni vision ni imanuka ikajya mu cyiciro cya kabiri izava mu mupira w'amaguru w'u Rwanda sinzongera no kubarizwamo amagambo watangaje yuko vision imanuka ikajya mu cyiciro cya kabiri uzava mu mupira w'u Rwanda nibyo se koko uvuyemo ko yamanutse urakoze munyamakuru the entertainer ajya two witwa yego isubiramo izina rya abantu bajye barimenya Patrick the entertainer okay urakoze rero munyamakuru umupira w'amaguru nari niteguye kuvamo igihe habaye ukuri imisifurire mizima ariko sinshobora kuva mu bintu byamaze kugaragara ko byose bitakozwe mu kuri wari kuvamo yo biba ari ibintu biri fair ikipe yawe imanutse kuko umupira wayinaniye twakiniye na IPR dutsinda ibitego biri ku busa ibyo bitego biza kugaragara ko penalty zose bayihaye zitarizo twakiniye na Musanze umusifuzi wo ku ruhande atanga penalty hagati arayanga twakiniye na Marine umusifuzi atwiba bigaragara ayo sa amanota 9 kubona uburyo buyafite uburi muri zirindwi none se iyo byonyine umuntu apatsa amanota tuvuga 9 wakongera gukina n'abagucinda ibyarangiye no kuvuga ngo ibi byose ezo bundi wabonye Rayon Sport ikina na Bugesera bayiba penalty ku buryo bugaragara iyo yose ni imisifurire mibi wabonye polisi itsinda igitego Rayon Sport hafi match irangira umusifuzi aracyanga iyo yose ni imisifurire mibi no kuvuga ngo there is no justice and fairness in our football muri football yacu nta butabera buri muki muri football yacu ariko se none se niba ubutabera buhari budahari ubwo wavuga ngo amanyanga akaba ariyo yakoze kugira ngo champion irangire cyangwa se ikinwe ikaba irangiye ari mu manyanga ubwo wavuga ngo ikipe ahubwo nuko bidashoboka ariko ndabisabye Ferwafa ishatse yavuga iti champion turaykansorinze yose kuko perezida wa Ferwafa n'ubundi numvisha avuga ati tugiye kubifatira umwanzuro tubyigeho cyane ntibizongera ubwo rero yavuze ko bitazongera bagiye kuzana fairness na justice mu misifurire umwaka utaha champion za nyine 2025 26 season itaha noneho bakavuga bati izamanuka kuko ari iby'ukuri izatwara igikombe cya champion izagitwara bimerite noneho bakavuga bati ubu noneho biguma uko byari bimeze ayazamutse akomezemo kuko kugeza wakanya viziza imanutse ariko itabikwiriye imanutse irengana none se wowe uri umugabo abasifuzi barahari ubasifu ndose ntabeshya cyane nuko imisifurire yose ni umwanda kandi Ferwafa nayo hari nabo yahagaritse urakoze hari naho nayo ibyemera ikavuga iti rwose tugiye kwikosora ibintu bibe byiza akanama gashinzwe abasifuzi rero ni ukuri pe ntibikubita agashyi ntabwo umupira urabona ibi bintu muba mukora iyo umuntu ahagaritswe kandi ikipe yamanutse ntacyo babivuze abantu ntibazi impamvu perezida wacu imipira y'u Rwanda yageze akavuga ati hasi gukina mwana na binone muzajye mwiga nabo hanze ko bakina uzi cyabiteye kugira ngo umukuru w'igihugu avuga kuriya gufasha abantu badafatika
gushyigikira abantu ukabona nta kintu bageraho noneho wajya kumva bari no mu mateshwa mu bintu bidafite agaciro bara ngo bari mu marozi yego nawe yigeze kuganira n'ikipe y'igihugu mukuru w'igihugu cyacu arababaza atari ko se ngiye kubabaza uburozi ko budakora imyitozo mujya gukora imyitozo y'iki niyo muvuga ngo uburozi buzabashyiramo igitego kuki mujya muri myitozo ntabwo wabyumvise nabyumvise cyane ati none se mujya mu myitozo y'iki muri mu marozi muri za ruswa mara ngo baratanga ruswa ngo none se ibyo nubikora wenda bakavuga ngo ugiye gusohokera u Rwanda imbere iyo ngiyo ko batabikora za pyramide uzajya amarozi birakunda barya birindwa uzakina na mamero dushyiremo amarozi uzakina na Yanga Africans ushyiremo amarozi Simba amarozi umupira ni ubushobozi umupira ni iki ni ubushobozi nibwo buzana intsinzi intsinzi zarwa ni iki n'ubushobozi mu kintu cyose ubwo simba mvuga umupira gusa mu kintu cyose n'akazi kose ukora niba uri mu biro niba uhinga niba worora iyo ubikoze neza nibyo bizana amatunda meza niba wiruka niba ukina volley ukina basket niba ukina tennis niba ukina golf ibyo ukina byose ubushobozi bwawe nibwo butuma uba successful ariko ntuvuge ngo uzagenda ujye muri superstition ni icyamarozi ubyizereremo ntabwo bikunda nta kintu na kimwe byakugezaho biri rero umukuru w'igihugu yaradushyigikiye twubakiye ibibuga yakoze ibiki ariko yajya kumva bya bintu bidafite icyo bivuze mu mupira bidafite icyo byatugezaho ngo nibyo bikiri muri sector yacu ya football nawe mbwira imisifurire mibi umuntu agatanga penalty live ngo batise penalty akongera agatanga ya kabiri byarabaye yego ejo bundi polisi wamukinnyi umupira ukubita mu rushundwa noneho cyanantangaje zaranyeganyeza icyanantangaje abasifuzi bose bari bahegereye bareba barangirije ngo ntacyagiye ndavuga rwose iyi misifurire yacu ejo bundi ubona Bedi bakina na Bugesera baramutega bigaragara ko ari penalty umusifuzi arapeta babyita gupeta mu giswahili ati tugende dukomeze tujya gukina na Marine Rubavu penalty ubwo twazanye viziyo imanuwe n'imisifurire uwo mupira none se naravuze ngo ibintu byose bitarimo fairness nta bishobora kuzagira nta kintu bishobora kuzagira iterambere nta resulta nziza ziri positive bishobora kuzatanga kandi uzabibona cyane niyo mpamvu numvishije perezida wa Ferwafa imvugo izabingiro numvise avuga ati ibi bintu tugiye kubikurikirana tubihagurukire umupira uyu ukiri utsinze atsinde abikwiriye yego super nari rero Karenzi nari nkiraho yego gusabira Braza Kenisi ngo ajye guhamagarwa na RIB nubabare umunyamakuru kuko nawe ariko kaza akora kandi sector ye Kenisi yarabaye nk'uyisebye cyangwa se ayivugaho nabi ko tukavuga nk'ibyari wo Mugesera kuko rero Mugesera ni genocide person umuntu wakoze genocide wanamubarayizinze gukora kwa genocide ukugereranya n'umuntu nk'uri date of course birababaza biratakinga ariko bazababarirane kuko kugira ngo buriya mu cyongereza baravuga ngo nako mu gifaransa ngo unity of force unity is strength umoja ni nguvu ubumwe nizo mbaraga rero twese turi muri iyi sector ni byiza kuri konsayiringa tukafatanya tukubaka wanagira naho conflictinga cyangwa se ukwaruringa n'umuntu bigashira kuko ntituri marayika turi abantu n'umugore n'umugabo aribo baba bararana bambaye ubusa hari igihe barwana cyane kandi aribo bararana bambaye ubusa umwe azi undi guhera kurwara kumugeza ku musatsi ukibagirwa ibyishimo yaguhaye iyo arimo kuguha ibyishimo uvuga uti umuntu wankorera kuri uyu muntu namumerera nabi ahubwo namumerera nabi ariko uwo muntu waguhaye ibyishimo umunsi umwe ukibagirwa bavuga ngo njye mutwaye mu rukiko ibyo kikwereka ko ikiremwa muntu tutari tutwoya ntituri marayika na marayika nawe arakosa no one is perfect na marayika nawe arakosa kuko Yesu yaravuze ngo nimureke abana basange kuko babaruta na marayika bisobanuye ko na marayika nawe kuba rutwa n'umwana nawe hari icyo atari perfect kuki Yesu yavuze ngo abane mureke basange baruta na marayika ubwo rero ibyiza ni ukumenya ngo twakosheje tumukongera mukicara mukajya gutuma kabizuru ubwo ngiye buri ukuntu umeze yego abantu benshi tujya duhura benshi hari umunsi nigeze gutanga ikiganiro
hashize igihe icyo gihe navugaga kuki icyo gihe navugaga ku bambazaga kuri Bruce Melody na The Ben yego icyo gihe Decat yari yapostinze aravuga ngo niba yaravuze ngo Ben ngo The Ben arusha Bruce Melody kuririmba niba yaravuze ngo Bruce Melody arusha The Ben kuririmba sinzi ibintu yapostinze icyo kiganiro nagikoranaga na Irene sinzi ibintu navuze sindimo kubyibuka ariko ndibuka ko hari ukuntu byakomerekejeho gato The Ben The Ben arampamagara arambaza ariko se buriya Badman amubwira ariko se njye sinjya mvuga ibintu mpimba urumva hatarimo ukuri nawe arambwira ati yego nubwo kwaba kurimo uraberereka ariko jya wibuka yuko yambwiriza ukuri turi ikiremwa muntu yambwira ijambo ati tuve turi ikiremwa muntu yego iyo umuntu ari ikiremwa muntu ntabwo aba ari umwere wese kuko nta muntu ku isi uva ku isi adakosheje nta n'umuntu ku isi utagira amarangamutima y'ikiremwa muntu nk'uko ari ikiremwa muntu nyine atari marayika atari imana icyo gihe namusabye imbaga ndamubwira basi Badman byihore ibyo ngibyo birarangiye ariko sinzi ibintu bari bavuze niba bari bagiye Burundi sinzi ibintu bari bapostinze nabyo nshaka icyo nshatse kuvuga si kuri ibyo navuze nabyo nshaka kuvuga nuko igihe cyose habayeho gukosa ukwaroringa wahura n'umuntu mukaganira kandi ubuzima mugakomeza mukubaka ibyiza kuko iyo mugiye mu matiku ukajya mu rwango shetani burya mamutiza umurindi shetani yabonye mucuditse arababara iyo umugore n'umugabo bakundanye basomana bitana sherishu basohokana gatoki kandi shetani arababara shetani aravuga ati barakundanye bo gahambira ariko yabonye mwanganye mujyana mu nkiko mutongana shetani barimo kubyina asanebora nicane maze ndebe iyo mana yanyu urumva iyo dukora ibyiza Imana iranezera cyane ibinezerewe iyo turi mu matiku turizanya tubabarazanya burya shetani avuga ati yes ibyo ngibyo ni vrai ubwo rero tureke ko bazuwiteka ngo dutume shetani yenjoye ahubwo satani tujye dukora ibyiza babari kuko n'ubundi ni ikivume akomeza avumwe rero dukorera Imana Uwiteka kuko ntawe ukorera Imana wikoreye amaboko urakoze yego urumva ko mugani ni ibintu biri clear ndetse ko wenda yanabikoreshejwe n'umujinya nuko nawe ariko bazabirangizahari ariko sinikiza kugira ngo wenda nawe yabivuze ari intentional bazabirangiza nk'abantu b'abakapo kandi b'abagabo ari Karenzi my brother n'umuntu wiyubashye kandi n'umuntu nakubwiye ngo reaction bako ariko azahura na Kenisi babirangize hari reaction nawe wigeze kugira brother udunaga izava kukaraba hari reaction wigeze kugira muri football nyuma waje gusanga wayikoreshejwe n'amarangamutima ni inshuro nyinshi cyane nigeze gushyamirana n'umuntu bita ngo ni Jarike Isra yacu kuri B&B FM mvuga ngo niwe washutse Kagere umunsi umwe tuza guhura Jarike uri inshuti yanjye cyane arambwira ati ariko se Superman agiye kukubaza nashuka umugabo ubwarungana kuri kandi koko numva aransinze Kagere ku myaka afite namushutse gute ati uyu uvuga ngo nashutse Kagere umuntu ubwarungana kuri namushukana ati nge numva mu binyamakuru mu YouTube iri kuvuga ko Jarike ngo yashutse Kagere ngo Kagere ngo arantuka ngo Kagere avuga nabi ati niba yarabivuze kubera ibiri mu mutima we nge namushutse mbizamo gute mu byukuri numvishije point ambwe ariyo urangiye nemera gutsindwa kuko mu gifaransa baravuga ngo c'est un homme qui dit pardon buri umuntu uzabona asaba imbabazi intwari gusaba imbabazi ntago ari ubugwari ni ibintu byinshi bisobanuye kandi gusaba imbabazi byananiye benshi hari ingo zasenyutse umugore n'umugabo bakavuga bati kuri uriya munota wa nyuma tujya gutandukanya kuki tutihanganya ngo dusabane imbabazi gusaba imbabazi rero niyo mpamvu nushwana n'umuntu kugira ngo birangize duca bugufi umwihorere niyo yavuga ukabona afite umujinya wowe ugende gake umujinya ugera ukarangira mugasabana ibibazo bikarangira ariko nazamuka ukazamuka byose murabimenagura mu byice usanga ibyo mwubatse igihe kinini mwaruhiye byose bibaye zero urumva ko gusaba imbabazi ntago ari ubugwari oya njyewe rwose nsaba imbabazi buriya njyewe niyo muye n'umuntu ntambwira ati warankojeje batambwira ati sorry yego sorry kabisa gusa njyewe akenshi banziza ukuri barambwira ati nawe ukuri kwinshi si kwisi barambwira ati nawe ukuri nawe ugira ukuri kwinshi kandi si kwisi ati rwose jya utubabarira ntukatuvunire mu mazibi cyane isi ntabwo ikeneye ukuri urumva abanyakuri barangwa bangwa n'abantu benshi ariko abanyabwenge bake bakunda abanyakuri urabyumvisha abanyabwenge bake bakunda abanyakuri urakoze cyane ijambo ni iry'ubwenge
udafite ubwenge biragoye ko wakunda umunyakuri. Abanyakuri barangwa babonye ko Bob Marley bamwica se babonaga ari umunyakuri ahumura abanyafurika ababwira ati turwane uburenganzira bwacu mubona ko Ibrahim Traoré bashaka kumwica se Abafaransa kuri ureba ko Perezida Paul Kagame mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame numvisha avuga ati bajya banantera ubwoba akambira ngo nudakora ibituzakwica ngo nukomeza guko kuri bazakwica. Abanyakuri barangwa ariko abanyabwenge no bakunda. Football yacu ni ikeneye ukuri utandukanye nuko abantu babwirwa. Ikeneye ukuri kugira ngo ikomere kuko nitajya mu kuri ngo hajyemo umucyo izahora ari football itagira icyo yamarira igihugu n'abayikora. Ukurikirana football ya TZ cyane baturusha uko kuri ubwo nabimvuze muri East Africa by'umwihariko. Baturusha ukuri mu buryo bubiri. Icyambere baturusha kuyinvestingamo cyane. Yego. Kandi iyo investingamo cyane hakajya ibintu bimaze kujyamo imari ugomba kujyamo n'ijisho rikanuye cyane kugira ngo habe umucyo. Umuntu washyize imari ze ahantu ntago yiryamisha. Ushatse kuzihungabanya. Se no kuzihungabanya. Ushatse kuzimanipira. Mu buryo arya kumanipira no tumanipulate nko kunzi. Kuzitesha agaciro. Kuziriganya mbese ukazana ibintu bya tumanipulate. No kubizira bisaba ngombwa ngo ukora ikintu nakibona nubwo nayo imisifurire no kwisi hose hari igihe banenga wigeze kubona na Klopp cyane Klopp bigeze kumwima igitego nyuma baza kureba basanga cyari igitego ari muri Liverpool. Ubwo rero ni bya bindi bigaruka ahantu bakavuga ngo ikiremwa muntu ni ikiremwa n'inzoro Cristiano Ronaldo yawushe penalty ayitera inyuma n'inzoro nicaranye na ari umukinnyi sinshaka kumuvuga twari twicaranye twarebanaga umupira no mukinnyi wo muri APRFC ndamubwira nti buriya wiziki ko namubajije umukinnyi ukina muri APR nise buriya wiziki kugira ngo umwumve yagusubije ngo iki ngo manager ngo bibaho nise bibaho ibiki subiza igisubizo cyanyatse bibaho ibiki gusha penalty namubwiye nti nibyo bivuze gusha penalty bibaho ariko si ryo somo buriya ririmo hari Noze somo ririmo umuntu no umuntu kaba asante sana ufite IQ nziza ndagukunze ufite IQ nziza nako namubwiye nibira bisobanuye ko umuntu ari umuntu na Cristiano Ronaldo nubwo akomeye nubwo arenze nubwo ari igitangaza ariko nawe ashobora no kudatera mu izamu ngo na Gardia yisame ahubwo akayitera inyuma bikubwira ngo umuntu agira umupaka Imana ikagira umupaka wayo nako Imana yo ntigira umupaka Imana imbabarira nyagasani Imana ahubwo ubwenge bw'umuntu bugarukira naho bw'Imana bunatangira kuko Bibiliya iranavuga ngo ubwenge bw'ikiremwa muntu n'ubw'Imana butandukanye nk'uko isi n'ijuru bitandukanye. Ubwo rero umuntu ni iki? Umuntu rero nakosa ntukagira uti ukamurakare. Niyo mpamvu ngiye nkoshereje umuntu ari igihe ngaruka nkakubwira bro birangire buriya tubirangize are nyakwigendera are mukuru arinda aruhukira mu mahoro yigeze kumbabaza ariko tuza guhura dusabana imbabazi birarangira muri campaign ya perezida kwamaza umukuru w'igihugu namuhaye indirimbo yanjye nari nararimbiye ngo umugabo w'ibikorwa ndayizi cyane twagiye ni Kabuga ahantu henshi none arangije no mu Bugesera twarapafungura byibuka na Nyarugenge ndabyibuka none icyo gihe perezida yaratangiye campaign urabyibuka ko yitangiriye Musanze none nsabare mukunda mubwira nako sinamusabye ni nawe wambwiye ati witegure rero ati nzaguhamagara mu bahanzi bazaburudisha bazaperforming ndamubwira ni thank you nditegura njya ki ujya muri performance usubiramo amarepetition nditegura mbaredi iye kona mbona aravuze ngo team ware ni Dr Claude ni Gisupusupu ni Bushari ubwo nabonye team ware nyine abajyanywe nabi nanjye nzi ko ndibyibonemo usoma liste we irangiza utibonyemo mitamuhamagara ndamubwira umuvugizi bimeze bite se bya Gusarama super Gusarama none se bimeze bite ko liste ntibona ngo ntabwo uri hose nawe arakubaza ngo ntabwo uri hose ntabwo ndiho ngo usunga umuntu wabikoze ugabikoze ate bana nise si wowe ngo reka ngo beretse bato nkurikirane ko yambwiye ntabwo nyambeshye sinjya ntabwo wabeshyira umuntu utagihari sinabeshyira umuntu ngo reka nkurikirane amasaha nk'abiri kandi ubwo liste zatanzwe kandi ubwo mu gitondo nibwo
abantu bagomba kurarayo ndongera ndahamagara Yanga kwita ndahamagara Yanga ndamwandikira kuri WhatsApp arambira ngo reka ngo ndacyabikurikirana ko yanshubije rero ukuntu umeze buriya buriya kwinginga si bibi gusaba si bibi ndahagarara mvamo ndamusuhuza ndamubwira ntibimeze bite se umuvugizi ko namwitaga yego umuvugizi ntibimeze bite se ati fresh none se biriya bintu waranguze ni biki gutyo gutyo urumva ambwira ibintu byinshi ndamwumva naye ndamubwira njyewe rero ukuntu umeze burandi umuntu ukunda utagira n'ikibazo n'umuntu byararangiye dukomeze tujye tuvuganira inshuti yanjye nuko dira yarangiye umuntu ni umuntu ikosa ryose ryabaho niko namubwiye ndamubwira ntibikagutere umva hari ukuntu yari amanutse hejuru hariya kwa Rando kuri ariya masikariye njye ndimo kuzamuka mbona ndebye mu maso bisa nkaho ugize isoni mukuru bisa nkaho bimutakinze ndamubwira mpitamo ukuboko n'umuvugizi ntibimeze bite se hango salama ndabona mpita nkati nyuma turamanukana yari yapakinze kwa Rando muri parking hariya ndamubwira ni wowe byihorera biriya byararangiye bigutere ikibazo bigutera ikibazo kuko nako namubwiye ni wowe ntibiriya nabikoreraga icyambere kugira ngo abantu bumve igihangano nahangiye umuyobozi wacu kandi mvuga ibyo yakoze kandi hari n'abandi babihanze nkanjye rero ndashima yuko ababihanze nkanjye nabyo ibyabo byari presented cyangwa se byahagarariye ibyanjye kandi mu buryo bwiza nicyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni humura ntago abantu benshi buriya iyo babonye abahanzi dusaba platform cyangwa dusaba stage baba bazi ko ari amafaranga dushaka ihumura nta byari urukundo rw'igihugu ni ntacyo nabura mfite igihugu cyanjye nta cyagabanyutse rwose kandi ko namubwiye rwose cyane rero yarinze icyiza nuko yatashye mwariyunze cyane rwose yarinze agenda Imana imutwara akiri inshuti yanjye tukinavugana no gusaba imbabazi si ubugwari byo nakubwiraga mu byo gusaba imbabazi urumva Imana rero inamutuze imubabarire cyane kandi imushyire aheza kuko nibwo rugendo rwa twese akoze cyane rero gusaba imbabazi si iki si ubugwari ibyo rombe kubwiye none se mwari mubizi oya nta muntu arubizi sibwo mbivuzeho cyane urumva ko ni sawa cyane kandi ni igitekerezo cyiza cyane Supermanager asa n'ababishyizeho umurongo asante cyane kabisa urumva ko uwo bigize clear super abantu bajya batekereza ko umusitari gushaka umufasha cyangwa se umudamu bitoroshye cyangwa nta mahitamo abagoye bitewe n'uko uri famous kumenya ngo umuntu arankunda cyangwa se yankurikiyeho izina yankurikiyeho ubushobozi mfite biba bigoye buriya rero reka nkubwire yego gushaka umugore ni nko gupfa gushaka umugore ni nko gupfa gupfa no gushaka umugore cyangwa no gushaka umugabo ni bimwe ushobora kubivuga bati batuvuze ngo gushaka umugore ari ugupfa baturatukanye kandi ntabwo ari icyo mvuze impamvu ngo mvuze ngo nko gupfa urupfu ni ikintu cyiza igihe umuntu atatekerezaga kandi kikaba kigahepeninga gushaka ushobora kuba waraciye mu bagabo cyangwa se mu bagore benshi ariko umunsi umwe wa wundi wa Imana yakugeneye wamugeraho ntumuceho mukabana byaba wabyiteguye cyangwa utabyiteguye kandi bikaba kuko ari cyo gihe Imana yageneye ubu rero iyo mbajije gutyo abasitari nabo ni abantu kandi nabo Imana ifite abo yabaremeye baba bafasha cyangwa bafasha akazi ubwo rero iyo ibyo bitaragera jya umenya ko uw'Imana yageneye umuntu aba ataraza igisubizo ni icyo igihe noneho uwo Imana yakugeneye yahageze wabyitwaramo gute mu mibanire yawe na sosiyete uri umusitari ushobora guhura n'umukobwa akwifotorezaho ushobora guhura n'umukobwa akaguhobera ubu nimuraganisha nyine kwa Dube igihe noneho uwo mupatina wamaze kumubona Supermanager uri buze kujya ahantu ugasanga umukobwa araguhobeye madamu wawe abasabwa iki umusitari wa mbere ku isi ni perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose burya musitari umusitari wa mbere ku isi ni perezida w'icyo gihugu ni bangahe bifotoreza kuri Donald Trump yiyamamaza wabonaga abana bato b'abakobwa n'abahungu bamwivuye mu bari bamwifotorezaho
amaze kuba umudiplomate ubwo niyo yagiye agahura n'urubyiruko rwa Amerika kwa mwifotoreza none se umugore we Melanie aravuga ngo hari icyo yakoze azi ko bakurikiyeho kuko bamufana fanatisme wabyumvishije yego ubu nubona umustari w'umuhungu yifotoreje kuri umunyakubahwa perezida wa Tanzania Samia Suluhu uzavuga ngo wari kirimo ubu yo wereka guta Museveni perezida y'Ubugande yaje akifotoreza kuri abana n'abakobwa bacu baririmbaga bitaba Charina Nina amafaranga amashiringi akabaha ntawuzi ibyo yabahaye gusa yabahaye akabahasha arabwira ati mwakoze kuri nese buriya no kuvuga ngo ari byo yarakoze yaraciye inyuma biriya rero mugomba kwifata nka iriya ni fanatism umuntu ashobora kuba kwikundira umustari yego ariko nta kiba kirenze hariya birenze hariya umustari agakora ibindi agacinya mu bashakanye no kuvuga ngo n'ubundi yataka uyu mustari akaba yabikoze ni imico yavukanye mibi ni karande urakoze noneho kuba noneho media yakuririza ibintu rero byo usanga umuntu wenda yifotoreje ku wundi akuruhishanga bibaye igitangaza nkuko nawe ibyo nama views nkuko nawe bakubonanye aka video gato gusa nama views ibyo nama views ariko si dukwiye gushaka views twangiza ubuzima bw'umuntu kuko urumva niba nka Deben afite umudamu kuza gukwirakwiza iyo foto n'umukobwa utwo twenda gutwimbere bajugunye nanjye nakubwiye umaze gukura mu mutwe reka nkubwire mu giswe baravuga ngo kufa kufana birisubiremo kufa kufana uzyo bitano oya biravuze ngo hapfa bamwe abandi babaho cyangwa se hapfa bamwe abandi bakira simvuga kubaho nyine by'ubuzima yego no kuvuga mu buryo bwo gusubira mu mwanya abandi barimo uzi impamvu wowe nonaha yego waryo warumbarije ngo kuki ngo nka Deben ngo ugeze uri cyo cyane ubyo media ni media ki mbese ni kuki babigira yego nanjye ndakubwira ngo kufa kufana no uzyo bisobanuye hari igihugu uri mu byago abandi bakabikiriramo none se ibyago byamwe amahirwe kwa iyo ibyago byabamwe amahirwe mu yandi none se ndashaka kugira ngo baze iyo upfuye uri minister ntawe ujya mu mwanya wawe yajyamo iyo upfuye uri gitifu ntawe ujya mu mwanya wawe iyo upfuye uri governor ntawe ujya mu bagiriye mu mwanya arazutse yakwishima oya kuko waraje araje kumukura ku mugati kuko warareba iki umugati biryo bye niyo mpamvu mubwiye ngo kufa kufana hapfa bamwe abandi bakishima bakabyugukiramo bakagira amahirwe icyo nshatse kuvuga yego no kuvuga ngo media iyo ibonye ibyo bintu ntiyita ko igiye gusebya urugo cyangwa kwangiza urugo cyangwa gusenya urugo rw'umustari iravuga ati twe tubone amaviews tugurisha twe twinjize gusa niyo mpamvu navuze kufa kufana bamwe barabara abandi bapfa bamwe barabara abandi bo bakabyukira ngo media yo niyitaye ku bya Pamela na Deben media yo niyitaye ku bya super manager ngo yaguye yakoze impanuka baravuga ati duturuze cyane twunguke ntibitaye ngo kuri Pamela na Deben super manager tumubonanye na Emeline Shanga kandi wenda nawe n'umufana wawe mwari navuye ngo buyo babonye ibyago niho barira bakamamaza izo nkuru amaviews zakinjira ubwo nyine nuko kandi abo ni mwebwe si wowe se namwe sawa rero kandi umunsi mwiza yego super kuri agiye kuza muri Kigali Universe this coming week Jose Chameleone yaramaze n'iminsi arwaye ari kuri Calibre koko izabona abantu bamwe mu bantu bakurikira muziki wa South Africa by'umwihariko Chameleone personally Chameleone ngewe ndamukunda kandi niba mukunda akundwa n'abantu benshi yego kuko Chameleone yaratangiye kumwumva ndi mwaka wa 2 secondaire umwaka wa 2 ndabyibuka afite indirimbo bita Mama Mia Ogopa DJ buri indirimbo ya Chameleone ya mbere yatangiriyeho abenshi nibayizi bayita Bageya iyo ni indirimbo yatangiriye muri Ogopa niyo ya mbere Ogopa DJ asohora album ye yitwaga Mama Mia ngira ngo haje gusohora album ya kabiri Dorothea Chameleone ndamuzi urumva niga secondary mu kabiri niwe najyaga niyita bamwe mu bastari ba Mr Nice wa Chameleone ko bari bakunda kunyita umva n'abantu twakoze umva rero afite group y'abantu bamwemera yego bazaza ndabizi uko Jose nirigenda afite ngoma zitazasaza iyo wumvishe Bey Kari turi kwenda wote Kigali yego
twaye Kigali aho twamuryango yanga kurya ubugari etame katazona daktari ngo muganga yamuje ngo atarya ubugari keshe kabidi ditoroke ni mu gace Kigali ngo naratorotse musigi Kigali yanga kurya ubugari vitu vya bei kari eke wasina mimi hanijani mwansa ibintu by'agaciro nabana bifita kandeka abwira umukobwa sha anani womba vitu vya bei ari mukuri kwinshi cyane eke wasina mimi hanijani siku nyingine nilipanga twende wote Kigali tusherekeye kwa sababu nilikuwa na mali kumbe Kigali napilikuwa hatari akata kura ugarame katozana daktari kesi litoroke kesi nabidi nitoroke ni muache Kigali ananiomba vitu vya bei kali kiwa sina mimi hanijari buraka wa Kamili nisi mwana nisi cyane wanaje nzaje nawe uzaje uri muri Kigali ni abantu reka mubwira abantu baje Kamili yakubise bita shida za dunia yego abatu shida za dunia ninabwo nacyo gikorwa Gayera koze ninabwo nacyo gikorwa ubundi Gayera nyagamupinga oya kanera za Diamond ubundi nicyo gikorwa koze kizima kutuzana Legend Jose kanera uje Bruce Melody na Diamond oya icyo ntacyo nanjye bazambire mbahuze $50 by'idolari yishiye kugira ngo 50 none reka mubwire Bruce Melody naramuka akuze nkuko cyangwa se aba Legend nkuko dufata Kamiliyoni nona ni indirimbo ya Bruce Melody uzibuka kinyuma uzabishyira imbere y'aba oya ukorera ariko Kamiliyoni yavuze ati shida za dunia ngunapanga naye anapanga shida za dunia ninakwambi acha kuri upanga nawe upanga urapanga Imana nayo igapanga Bruce Melody nandirimba afite abantu bazumva oya nakubwiye shamani ntukaje zirimo message ari Diamond yego urabizi ko yigeze guhagarikwa televiziyo y'umwaka kubera indirimbo hari n'indirimbo za Diamond itagikinwa muri Tanzania yego kaya indi yakoranya na mukobwa bita wa mukobwa wapfuye bakoranye ari Queen Video yitwaga wabaye na Miss yabaye wa Miss 10 ariko ntabwo yabaye Miss nyine top yitwaga Masogange Mario yego nawo Marion yakoranye nawo Marion uriya mukobwa uri muzamubona ngo wambaye amakoma gutya yarabaninze n'izindi televiziyo bayihagarika umwaka nyakuba Perezida Magufuli urabyibuka geraho yandika ibaruwa no kuvuga bari abahanzi cyangwa se abo bahanzi n'abahanzi yego bahanga bigahitinga nk'imiriro nyine bakabona n'ibyo babona amashara y'ibirereza nyine umva bagahitinga icyo nshaka kuvuga guhitinga n'iki mvuga yego ni nk'ipasi y'umuriro pasi y'umuriro iraka ariko ikanazima ariko buri gipasi ya yindi ya original itwara igihe kirekire kwaka ariko niyo yatitinda kuzima rero ikintu nshaka kuvuga ni iki ndavuga nyine ya pasi ya Kinyarwanda iyo ndatse kuvuga ni iki umuntu nka Kamiliyoni ntukajye umugereranya n'abandi bantu ako gutinya umuntu nemera Jose ani brand nagiye Tanzania Jose mwana uramwumva waba wanihebye indirimbo ze zikagwaruzamo kuraduka buye ukajya gukora Jose namo bamusengeye burya nanjye ndi Kamili mwana Kamili yego burya yakubise rega we nuko utazi Kigali komanda aravuga ati mu murekeza nkuri muntu ubwaje gukurikira abandi bose ariko burya wari ubizi ko niwe pioneer oya Kamili ndamwe ako gutinya umuntu nemeye wamba nahise mbyumva banahise mbyumva cyane kuri Kamili owa Kamili Joseph Mayanja oya ya Kamili ni mubi cyane super Kamiliyoni muri season nabonye ni foto de Ben bari kumwe ndetse na Paraso ngira ngo bategura n'imishinga nyago y'indirimbo uyu de Ben n'uyu Bruce Melody bamwigira hiki nakubwiye ngo Kamili niba abantu bazanava kwisi ibikorwa byabo tukajya dukora nakubwiye ngo indirimbo shize urumva ati Imana irapanga nawe ugapanga yego nuvuga ngo iyo wumvise zira ndirimbo niyo urumva niyo wumvishije courage mbese iragaruka bara n'abarigende kuba ntabwo mubeshya Kamili nakubwiye ngo babwigire indirimbo z'ubutumwa uzafate umuntu nka Professor Jay yego indirimbo yakoranye na Kamiliyoni abenshi nimumva igiswahili ndashaka kubiga igiswahili ako Bruce Melody yatangiye ko nyiri umushimiye ibyo yafashe Bruce Melody ntabwo byemera urumva aho no gucuruza yego ubwo no gucuruza kandi ndabyemera gucuruza yego kuko Melody azarangira ariko nta ndirimbo yizibukwa ariko Kamili ni umuntu sinazifite yagiye aririmba oya urumva none se twe tuvuga indirimbo zirastinga no kuvuga nk'iriya ndirimbo yanjye Sheila iyo yumvishe ni ibintu bibaho buri gihe ni indirimbo y'ibihe byose ibihe byose n'umwana iriya ndirimbo yanjye Sheila mara ya kwanza tulikutana penzi la kweli na nichanganya Sheila urukundo rwawe wanesheje umutwe Sheila yego nimechizi mimi msera urumva sana wachanganyikiwe kuko nari umwana wo ku muhanda umenitoka kwenye ukapera umenipenda mimi bila hela wankunze
umenitoka kwenye ukapera wamwe mu busiribateri umenipenda mimi sinahera umuntu nta kintu umuntu nta mafaranga ngira no kuvuga ngo nibyerekana ko umukire n'umukene bashobora gukunda kubana uba niyo uyirebye ukareba script yayo nacuruzaga imyenda ndi umutembeye ndukundwa n'umukobwa ufite imodoka aranyikundira turabana iri ndirimbo yanjye Sheila ni indirimbo niyo bazavuga bati so hano yagiye guperforminga abantu bazavuga bati banza ushyiremo Sheila ujye ubona ahangaha hari igihe bayikubita bakavuga bati subizamo Sheila kuko ifite ubutumwa buhoraho urumva rero buri iyo tugiye mu bintu bizarastinga dushyiraho ibintu bizarastinga nk'ubu hari indirimbo ngiye gusohora mu minsi iri imbere yitwa Piscari uzayumva toto mzuri kwa gugwena tabi nifojede ya made gugwe gari nayo beka para bobo pakati gari wala kubali wala kotabadeda uzayumva igiye gusohora indirimbo umuntu yumva n'umuntu wa Kenya n'wa Tanzania akavuga ati kwiri umuntu ibi binavuga bibaho Bruce Melody ndimba afite irimo ubutumwa se icyo nshatse kukubwira rero ni kimwe Alikiba yavuye ajyana na Diamond bagenda bahitinga Diamond ageze yaburi igikombe abura no kuza mwanya wa gatatu n'ubyibuka ndabyibuka Alikiba muhembera indirimbo y'iki y'ubutumwa yayindi bangu ujuto like kubera ko ifite message urumva Eddy Kenzo yavuye aragenda atwara beat abandi kuko baravuze bati icyambere yakoze ibintu bya Kinyafurika yashyizemo urajya kuzanira abazungu ibyo bahora babona buri gihe iyo baje mu Rwanda bashaka kureba African life bakajya no rugero mu Bigogwe bakanywa amata y'inka bakavayo kureba ingagi bakajya kureba ingagi nuko barashaka guhindura life barivinga ubwo baramuseye yego ubwo rero magambo makeya soje nshimira Gael kuzana nacyo mushimye igende Kamili oya Kamili ni umusaza Kamili ni umusaza Kamili ni muzima cyane Kamili ni muzima cyane impaka zaracitse Kamili ni umusaza 25 rero ubwo ni muri Kigali University cyo yawe wayibitseho ngiye ibyo biba byararangiye aho sari urihe urayishyura byararangiye ngiye ndi gangster man ngiye ndi gangster ibintu nk'ibyo mbana birangije kera ngiye ndi woji gangster woji bad boy super sana katugushira urumva nta gangster ujya wangwa yangwa n'amasinici ariko amagangster yose ku muhanda burya kunda gangster nubwo umuntu akubwira ngo cya super ndacyanga mani ngo kiriyemera mani kira gitipe kiravuga abari idaki ni idaki bara n'amasinici ariko ubundi igi yose igi ibigomba kubikunda bad boy turanuwacu asante sana bad boy asante sana kweze kutugariza kuduha umwanya ariko nsuza no sleep team no abantu bahungu bataryama no sleep team abo nibo ba supermanager narakubwiye ngo njyewe yego fans banjye cyangwa se abafana banjye ntibagaragara no sleep team ubigerageje nibwo wabibona everywhere bari hose mu majyaruguru mu majyepfo isi yose diaspora Kigali y'umujyi wose hose mu mashyamba za Gishwati hose cyane hose baba hari za Gabiro hose no sleep team bandi bavuga bo babankurikirana gusa nibikorwa gusa babandebera hari kuri jomere bakavuga bati supermanager izani touchable ntakorwaho no sleep team ndabasuhuza super asante sana kuze kutuganeza no sleep team nanjye niyo ndimo asante sana asante sana super nyakoze kudukurikira ko natwe dusubira ubutaha